in the Banyamulenge community we only had one single Gisaro. So habayeho Gisaro umwe ntabwo rero wamukompara n'abandi. yabaye inzira yo kwikura mu nzitane yari ruganza cugura rwabonekeje icimo muri biro d'enseignement protesta imvumba yaje ivuka kwa ruteye ngo avumbuka aravumera kugeza tubonye ubwene gihugu ineza ya Gisaro twese turayivuruganye. Muraho nshuti bavandimwe mukurikiye mu Kirambi Wacu TV, amahoro y'Imana akomeza abane namwe kandi tubifuriza umwaka musha muhire w'ibihumbi 2021, umwaka mwiza ku buzima bwanyu n'imiryango yanyu ndetse n'umwaka mwiza ku gihugu cacu ca Kongo. Uyu munsi twabateguriye ikiganiro na muganga Dr. Bizima Karaha wigeze kuba Ministiri w'ububanyi n'amahanga w'igihugu ca Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo ku ngoma ya Muzehe Désire Laurent Kabila. Numwe mu bagabo batangije politike mu bwoko bw'abanyamurenge bakiri bato ku myaka ya 29 yari amaze kugira inshingano zikomeye ziri ku rwego rwa Ministiri. Dr. Murakoze ku mwanya mu duhaye. Ubundi mukiri abana niki mwakundaga Dr. Kind of sport imikino mwakundaga mukiri abana? nakundaga koga. I was doing swimming at the university and I was doing marathon. I used to run marathons and I used to play to swim. Otherwise, with Nyamurenge, I used to like to go and see the cows and one another side kwigira kwiga kukama kwigira ibintu byose bikurikiranye n'imico y'Abanyarwanda. Ndiko ari mu bintu byadufashije kubera yuko iyo background yo kuba waba mu kiraro ariko ukaba waba no hanze y'igihugu cyangwa ukaba mu gihugu. Izo ndumva ari mu bintu byadufashije mu kuba yuko twashoboye gukombina byombi. Ni byiza cyane gukomeza umuco no kwiga. Dr. Njye byantangaje, ntabwo narinzi ko uburyo mukunda umuco usanga ufite inkwebo icumu ry'abagabo, ufite amafoto menshi yaranga iby'umuco. Mubikura hehe ibyo ngibyo byo kuba kandi mutaratuye cyane imuhira? Amazi nkazashobora ariko ntibagirira nambeho ubwo hari niyo twagiye kwishura ariko twabukiye Abanyamurenge araragiye umuco turawuzi kandi buriya uko tayi umuco buba bufite future. People without a culture have no future. So we have to do whatever we can to keep our culture. No matter where we go, no matter who we become, and no matter what we do, we should always keep our culture. And because those values are values which help us in everything we can do. And we would wish also the younger generation to keep the same thing, because it's very important and it's not contradictory. Actually, it's complementary. Kugira umuco no kuba mu kizungu ntabwo biri contradictory, ahubwo birafasha. Ubwo rero tukaba twifuza ko generasiyo zindi z'Abanyamurenge zose zakomeza hari ukuntu ahubwo tubona abantu uno munsi iyo bavuye bagira amavine bakibwira ko kugera muri villa ari uguta umuco, ahubwo twebwe tuba tuzanye kuba muri ville high tech tugomba kuyikoresha gukonsolidating umuco wacu. Ntabwo kuba muri villa ari cyo gituma duta umuco, ahubwo nicyo gituma
tugomba kukonsolidate none tukikoresha ubwenge twiga ubu ngubu kugira ngo umuco tuwushimangire ukomere aho kugira ngo ubwenge twiga yuko ntabwo ari contradictory ahubwo it's complementary ahubwo birafatanya. Dr. Umuco n'idini mu banyamurenge ni gute bivugaho kusanga ibyinshi byari umuco mu kinyamurenge ibyinshi byari umuco mu kinyamurenge byabaye igipagani cyangwa se usanga idini ryaraganjije umuco. Icyo ni ikibazo kigoye cyane ariko agira ngo abaha arimo n'ubujiji cyane kubera yuko nta dini ribaho ribuza abantu kugira umuco wabo kandi ukurikiranye ku muco wa kinyamurenge amategeko 10 aba muri Bibiliya yose twebwe mu kinyamurenge babitwigisha nk'umuco ku buryo ndibwira yuko na mbere yuko idini biza abanyamurenge umuco wabo niyo ari busole ubwo rero ntabwo numva yuko ibyo bintu biri contradictory ahubwo n'umuntu uzi umuco yaba n'umukristo mwiza kandi umukristo mwiza agomba kuba afite umuco ubwo rero ntabwo ibyo bintu biri contradictory umuntu uzi umuco agomba kuba umukristo mwiza kandi umukristo mwiza agomba kubaho umuco ntaho biri contradictory. Alors kwibwira rero ngo idini no kwanza kandi umuco wanyu ntabwo rero nabishikira ababikora babaye bakuru bataho ahubwo umuco tugomba gukomeza ariko n'abashoboye kubitegura. Dr. nkamwe mwabaye muri politike ya Congo mu bwoko bw'abanyamurenge twigeze kugira umunyapolitike witwa Muhoza Frederic Gisaro wabaye umudepite. Ese mwamugereranya gute n'abanyapolitike b'ubu aho usanga igihe cye nubwo yari umwe ibyo yagezeho usanga benshi bemeza ko ari byinshi ugereranyije n'ibyo mwagezeho kandi umwanya yari afite udakomeye ugereranyije ku myanya mwaje kubona cyangwa se n'abandi banyamurenge b'abanyapolitike baje kugeraho ndavuga ibyo yagezeho by'umwihariko mu bwoko bw'abanyamurenge. I think there is no way of comparing because the time is not the same, the context are not the same, the opportunities are not the same. Icyo nuba ahubwo iwe yakoze igihe cyari gikomeye no kuruta ubu ngubu kubera yuko ntiyari afite ama opportunity yahabaye kuko yakoraga wenyine ariko kuko yakoze wenyine yakoze kuruta abakoze ubu ngubu kubera iki ibyo zose twavuze mbere yabikoze abikora wenyine ariko ubu ngubu hari abantu benshi nicyo gituma rero numva ko no gukompara ntacyo bimaze ariko byirezima ku kintu kimwe. The Banyamulenge had been in the Banyamulenge community we only had one single Gisaro, so habayeho Gisaro umwe ntabwo rero wamukompara n'abandi. He's one of his kind. There is no way of comparing him with anyone else because he was alone. He did everything on his own, and yet he did better than all of us combined in a very short period of time. Iminsi mikeya izo yakoze ari wenyine biruta iz'abantu bose washira hamwe mu minsi myinshi kandi
Dr. nibyo iyo comparison igomba kuhaba. Dr. nibyo twibaza ubwo byabiterwa niki ese niki bakagombye kumwigiraho ubwo nawe watubwiriza arizo bari ku muntu aba avuga ko ameze agakora uko ameze nakubwiye hakiri kare ko he was a genius. He was just a genius. Hari amakarite intrinsèque yari afite abandi ntabwo turabona ubuyobozi bwawe ariko rero kwiga of course I think that we are very unlucky as a community and Kivu and the Congo kubera yuko tuza gusigaye hakiri kare tuba twari mu gihe benshi bari mu gihe kandi yari guhinduka kadusa yari kuba umujyanama w'abantu benshi muri izo nzego zose navuze kandi hari abantu benshi yari kwigisha icyo bareba ariko n'abakora ubu ngubu bagerageza gukora bikurikiranye na kapasite bafite. Dr. nk'uwamwigiraho nk'umunyapolitike ni nk'izihe kalite muzo wavuze nkeya nubwo twavuga zibiri gusa umunyapolitike yamwigiraho? Icyo ni ikibazo gikomeye cyane gusubiza kubera yuko finalement ayo makarite yose arakenewe nta karite n'imwe yiwe idakenewe yaba umuntu ku giti cye n'abantu muri rusange. Nimba tuvuga ati umuntu yari afite vision waba udafite vision ariko iyo vision yiwe uyikurikije zageraho gutera waba udafite amakarite ya leadership ariko ukurikije qualities of a leader shall lead a leader he should lead. So ubwo rero ubyigiyeho byageza bikugeza. He was a peacemaker, a peace lover. Kunza amahoro kiza kuri ayo mahoro yiwe ubu ngubu turi mu ntambara nyinshi icyo cyo dukeneye ni amahoro tukamwigiraho natwe tukagira amahoro mu ngo zacu mu bwoko bwacu n'andi moko yo muri Kivu ariko no muri Congo ndetse no mu karere no muri Afrique n'ahandi. Entrepreneurship dufite abakene benshi dufite abantu benshi barangiza ishuri bagira icyo bakora twamwigiraho kugira ngo tumenye amashuri twiga icyo twayakoresha n'ibindi ndashobora kuvuga ariko twakwiga byinshi kuva mu ngo zacu kugera ku bwoko bwacu kugera muri Kivu kugera muri Congo mu karere no mu mahanga. Dr. ubu ngubu hariho usanga abanyamurenge bakwiriye ibihugu byose baja guhaha ubwenge ubumenyi ariko kandi akaba ari ikibazo cy'uko hano imuhira cyangwa se mu gihugu cyacu hatariho abanyamurenge benshi. Ni gute ubivugaho? Ubu jewe ndi aho bizo nabigusubizaho neza cyane kubera ko nje ndi example vivant. Donc ndi umunyamurenge wa mbere wagiye kwiga muri Afrique du Sud nagiye niga ndetse ariko ntizambuje kugaruka ngo gutabara igihugu ngoze kuganira kuraho umuntu washaka bari baduhaye iminsi 6 kugira ngo tuve mu gihugu ariko twebwe twavuye muri Afrique du Sud turavuga ati wewe wahugira ngo twirukane twebwe turatizo twari ko dukora zose n'inyungu twatwifitemo zose tuzaza turwana nawe kugeza tukirukanye Mobutu kandi twarabikoze. Donc kuza kwiga hanze ntabwo ari ikibazo ahubwo niziza yuko mu kinyamurenge barabanga ubwenge burahugwa ubwo ugenda kurahura ubwenge ariko uzaza kubukoresha aho kubukoresha rero no kuza kudevelopa abanyamurenge no mu karere ntabwo ari ikintu kizikura kwiga cyangwa mwe nukura kurahura kaza kubukoresha nagira abanyamurenge amahirwe biragira n'igihugu. Dr. ni nk'iyihe message waha urubyiruko rw'abanyamurenge? Abagende bige ariko bazagaruke bakorere umurenge bakorere abanyamurenge bakorere mutu bakorere n'akarere bazaba bagabo kugira ngo bazafashe izindi generation
murakoze cyane Dr. twebwe tubashimiye. muzimo kubyina kinyamurenge murabizi Dr. batunyurizaho mu byubahiro byanyu ho gatoya sawa murakoze Dr.